Urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwategetse ko Habiyambere Zakaria wamenyekanye nka Bishop Gafaranga afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Mwabyumvise ko ari y'agateganyo kuko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha aregwa. Yes, tubanjwa kwasuza bakunzi ba Rwanda Shine TV aho muherereye hose, Imana igomeze ibane namwe. Turababwira iti turabakunda nkuko mudahema kutwira ko mudukunda. Imana ibahe umugisha. Aho tubonye ubwa mbere, twumvise ubwa mbere kuri subscribe. Imana igomeze ibane nawe. Akanya rero tukaba turi kumwe n'umunyamakuru wacu muramubona wa Rwanda Shine TV imbere yanyu. Turagusuje turanakwakiriye. Yes, murakoze cyane, reka mbasuhuze mwese aho muherereye hose abakunzi bacu, abantu badahwema kudukurikirana hano kuri channel yacu Rwanda Shine TV. Twibutsa utarakora subscribe kugira ngo ukore subscribe, like, share ndetse na comment, ntukahweme nyamuneka gusangiza abagenzi bawe inkuru nziza ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho uko bwije nuko bukeye. Yego, Imana rero ikomeze kubagura, ndizera ko mumeze neza, nawe utameze neza ndakwifuza ko uraza kumera neza. Yego rero turakwakiriye, utubwira iti Mana n'abantu muri kubona hano akanya tuvugana burije pe. Burije. Akanya turi saa 12 zirenga. Tubanze tubwira abantu badukurikiranye uyu mwanya, ubu tuvugana amasaha yagiye. Yego pe. Amasaha yagiye, ndumva bimaze kuba saa 12, ariko kubera ko twabemereye kuzajya tubagezaho amakuru ku gihe tukabamenyesha, kugira ngo ntihagire akantu kazajya kabacika hano kuri Rwanda Shine TV. Ni ibintu twiyemeje, ni ibintu tugomba gukora kandi tukabikora tubikunze, tukabikorana umwete nibakwe yinshi. Niyo mpamvu rero natwe tuvuze tuti reka twirengagiza aka kabeho kariho. Murabibona ko n'imvura imaze kugwa, ariko turavuze ngo reka tubyirengagize tubanze tubagezeho amakuru asohotse nonaha. Uti amakuru naya, ndagira ngo mbanze mbasomere hano amakuru mashya. Makuru mashya nta yandi tugiye kubagezaho, na amakuru tumaze iminsi tubagezaho y'umusitari wanyu Bishop Gafaranga. Hari abantu bamaze iminsi bibaza bati se Bishop Gafaranga bimeze bite, duheruka bamufata menya, dugerageza gukurikirana ibyiwe, batubwira yuko ubu ngubu yamaze gutabwa muri yombi, bamujyana mu rukiko. Ejo yari afite urukiko, yari afite kuburana, ariko mu by'ukuri uko abantu twari tubyiteze siko twabibonye. Twari tuzi neza yuko Gafaranga, Bishop Gafaranga tuzakurikirana iby'urubanza rwe, ariko ntago byadukundiye kubera ko byarangiye urubanza rwabo barushyize hehe mu muhezo. Hanyuma amakuru mashya rero asohotse ku binyamakuru ubu tuvugana nuko uyu Bishop Gafaranga mu myanzuro yabaye ifashwe yamaze kongera gusabirwa igihano cy'iminsi 30, agiye gufungwa iminsi 30 by'agateganyo kuko basanze hari ibindi byaha byinshi biri kumuregwaho cyangwa se biri kumuvugwaho. Turagira ngo rero twihuse tubasomere iri tangazo mwumva uko bimeze. Yego. Tangazo riragize riti urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwategetse ko Habiyambere Zakaria wamenyekanye nka Bishop Gafaranga afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Mwabyumvise ko ari y'agateganyo kuko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha aregwa. Aho hantu rero ndagira ngo tuhatinde. Ukurikiye ibi bintu mvuze, iri tangazo nsomye, itangazo riravuze ngo urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwategetse ko Habiyambere Zakaria wamenyekanye nka Bishop Gafaranga afungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko hari impamvu zikomeye. Mukano kumve impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha aregwa. Bivuze ngo rero za mpamvu ibintu nuko abantu tutari kwibona ibintu byavuye mu mwiherero ejo bakoze. Yego. Bivuze ngo biri hejuru y'ibyo twakekaga. Ukuvuga ngo so twebwe twumvaga ko ari ibintu byorohereye. Ikigaragara cyo ikintu ndi kubona ko kihishemo hano, biragaragara ko Neta ashobora kuba yaroze uruza twita igiziba.
nabwo tubagaruka kuri iki kintu ukuntu ngewe mbibona nk'umusesenguzi cyangwa se nk'umunyamakuru wanyu hano kuri Rwanda Shine TV. Ikintu maze kubona cyo nuko Aneti ashobora kuba yaruze uruzi arwita ikiziba, kuko uyu Aneti niwe wakoze iki gikorwa cyo gufata agafaranga amwijyanira kuri RIB aranamuherekeza. noneho ikirenze kuri ibyo ni nawe wasubiyeyo kumusabira imbabazi, none imbabazi bigize gute biranze, none ubu ntiyaba yaroze uruzi arwita ikiziba. tubagaruka ko ni nawe niwe muntu wamugemuriraga na muntu bige bahuye. Icyongeyeho uyu Anete ameze nka wa muntu ushobora mbese we yari ameze nka wa muntu ushobora kuvuga ngo uyu muntu mube mumumbikiye agende banza asubiza ubwenge ku murongo, abanza atekereze, hanyuma namara gutekereza tuzongera tugere gute muzongera mu mungarurire. Hari ukuntu umuntu ibitekerezo biba byamubanye byinshi barangiza bakavuga bati reka tumujyana ahantu ari bubashe kongera gusubiza ubwenge hehe ku murongo. Birumvikana ko Anete we ariko yari yabifashe, ariko nyamara dukurikije ikitangazo riri kubivugaho, dukurikije n'icyo amakuru ari kutumenyesha, biragaragara ko Anete yoza uruzi arwita ikiziba. Ni ukuvuga ngo Anete amaze kugera kuri sitasiyo ya polisi, amakuru akimara gutangara yuko gusohoka yuko uyu Bishop Gafaranga yaba yaramaze gutabwa muri yombi, nta n'ubusabe bwa Anete kuko ntabwo byabaye itegeko kuvuga ko Anete azajya amutekera akamugemurira, ntabwo byigeze biba itegeko. Iki kintu tucyumvikaneho, ariko akazamo ikindi kintu kimwe, umuntu agufungishije ananakugaburiye. Nicyo cyakiri nyine navugaga yakoze cyo kuvuga ngo uyu muntu mube mumumbikiye, hari utuntu ngira ngo abanza ashyire ku murongo. Ibi bintu birakomeye Blaze, ibi bintu birakomeye nuko uri kubyita ko ari ibintu byoroshye, ariko ni ikintu gikomeye cyane. Bakunzi ba Rwanda Shine TV rero ndagira ngo namwe ibi bintu muze kwicara mu bitekerezeho, abakunda agafaranga mu musengere. Iryo jambo sinjya nkunda kurangiza ikiganiro narishyizemo, ariko mu by'ukuri niko biri, ni nako bigaragara ko Anete we yumvaga ko ari ibintu byoroshye. Birashoboka ko wenda yizeraga imbaraga z'amafaranga afite, ariko twebwe leta dufite ntago igendera ku mbaraga z'amafaranga. Ntago wamenya ikintu Anete yari yishingikirije kugira ngo agere ku rwego rwo kuvuga ngo ajyanye umugabo we hehe kuri RIB, kuko ikigaragara cyo ntago twigeze tumva amakuru no mu itangazamakuru rivuga yuko RIB ariyo yahagurutse ijya gufata nde Gafaranga ni nawe wijyanye. Gafaranga yarahamagajwe, amaze guhamagazwa aganira n'umugore we, bamaze kuganira umwanzuro wavuyemo wari uwo kuko umugore we yagombaga kumuherekeza bakagira gute bakajya kwitaba. Bivuze ngo ubundi Gafaranga yagiye atazi wagize gute wagiye guhangana nawe, wamureze atazi wamureze. Umugore we rero aramuherekeza, agezeyo rero baba baramusigaranye ati sheri tugende ngusigayo nitahe cyane. Ahubwo ikintu kigaragara cyo na n'ubu nyiri kwibaza, uyu Gafaranga nyuma yahamenyeye yuko ikigaragara cyo Gafaranga yagiye atazi yuko ari umugore we wamutanze, niko bimeze. kubera ko yaza kumenya ko ari we ntiyari gutuma avuga ngo mperekeze, ahubwo we yakiriye iki ubutumire bw'uko bamushaka. Yego, yakiriye ubutumwa bw'uko kuri RIB akeneye kwitaba RIB. Hanyuma rero RIB abiganiriza birashoboka ko no mu nzira bagenda yavugaga ati ariko se sheri wanjye noneho umuntu wanteye ninde, umuntu wazanye ibyizi ntambara ninde. Birashoboka ko yagiye ashidikanya, ariko abantu tukibaza se nyuma yaho Gafaranga amenyeye ko ari umugore we wagize gute wamutanze, yatekereje iki, yavuze iki? Hanyuma rero birashoboka yuko ntago bishoboka ko Gafaranga bari kumushyira mu nzu y'imbohe ataramenya ikibazo afite. Yagombaga kubanza kumenya ikibazo agize gute afite. Hanyuma rero tukibaza tuti Gafaranga biraza kugenda bite, iyi minsi 30 biraza kurangira bite? Bakunzi bacu rwose tujye tubwizanya ukuri, ibi bintu birakaze, ntago ari ibintu byoroshye. Ibyo ntago ari ibintu byoroshye, byo bite n'ukuntu bimeze. Niba urubanza kandi ntekereza uru rubanza rusomwe vuba,
uru rubanza je rusomwe nanjye vuba. nibone kuko urumva niba Ntabwo- baraburanye ejo Yego. bakaba bamukatiye ibaze uyu niba munsi urubanza baraburanye ejo, uyu munsi wa none urukiko rukaba rumaze gufata imyanzuro. Ni ibigaragara ko no mu rukiko uyu ni umwanzuro wafatiwe mu rukiko nyirizina. yeah Uyu ni umwanzuro wafatiwe mu rukiko, ntabwo ari umwanzuro bagiye ngo bajye gutekerezaho, no, ni umwanzuro wafatiwe mu rukiko. Kubera ko impamvu uyu mwanzuro wafatiwe mu rukiko, birashoboka yuko bagerageje kubunga bakabona umwe afite amahane kurusha undi, Yego. bakavuga ati rero aho kugira ngo tubarekure tumurekure agende nibagera hariya, kuko leta yacu ni nziza yumva ikibazo cy'umuntu. Yego. Nimba Anete yarajya agasaba imbabazi ari nawe wari wamutanze, byumvikanaga ko yagombaga kugira gute kurekurwa. Yego. Ariko kubera yuko habayeho kubunga ntibikunde, buriya birashoboka ko habonetsemo utubazo n'utundi abayobozi baravuga ati aho kugira ngo abantu tubarekure, reka turebe ukundi kuntu tubigenza, tubanze tumukubite indi 30, ntabwo ubwenge burasubira ku murongo. Batihise nk'uko itangazo ribivuze ngo ya Bishop Gafaranga afungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko hari impamvu zikomeye. Impamvu zikomeye. Ese izi mpamvu zikomeye yaba ari izihe mpamvu? Icyaha Bishop Gafaranga ari kuzira turakizi, icyo ari gushinzwa turakizi. Ese dushingiye ku cyaha ari gushinzwa, ni izihe mpamvu zikomeye z'icyo cyaha? okay rero katubabwira ntago ibi ngibi ari ibintu byacu kubyinjiramo, Yego. bifite abagomba kubyinjiramo, ariko twebwe nk'abasesenguzi hari ikintu dushobora kwibaza kuri uyu mwanya. Impamvu zikomeye, hari ijambo abantu bagiye bakoresha ngo Gafaranga yaba yaravuze, ariko uyu munsi wa none iryo jambo ngewe ntago ari ryo ndibugarukeho. Wenda ribaye koko ari impamo, twatekereza ko ari cyo kintu gikomeye cyatuma Gafaranga atarekurwa, kuko abantu benshi bagiye bakoresha ko Anete yavuze ko Gafaranga yari yaravuze ko azamwiyicira. yego Nekereza ko bibaye ari byo, icyo kintu kikaba kiri mu binakurikiranyweho, yaba ari ikintu gikomeye. Ntabwo twebwe tugihagazeho nk'abantu bakizi, ariko mu by'ukuri abaye ariko bimeze, nicyo kintu ngewe mise nekereza hafi. Ubwo namwe bakunzi bacu kuri Rwanda Shine TV mufite ukuntu mubitekereza. Rero ntabwo dutinze muri iki kiganiro kubera ko tugikoze bwije kugira ngo tubagezeho aya makuru kandi tuyabagerezeho ku gihe. Nekereza ko abakunzi ba Gafaranga bagomese bamusengere, kandi n'abakunzi ba Anete bakomeze bagende bamube hafi, bamufate mu mugongo, kuko kubaho waramenyereye kuba uri kumwe n'umuntu hanyuma ukaza gusanga mutari kumwe, bivuze ngo n'ubundi urugendo Anete ararukomeje rwo gukomeza kugemura. Gafaranga nawe urugendo ararukomeje rwo kuguma hehe mu maboko ataraye. Icyakora abakunzi bacu n'abakunzi biwe, abantu tumukunda, dufatikanye dusenyere umugozi umwe, dusengere Gafaranga kugira ngo abashe gusohoka hariya hantu amahoro. Ndumva rero nta bindi twajyamo, ibyo bihagije kuko murabona ko bumaze kwira. Ariko ku munsi w'ejo tuzabagezaho inkuru irambuye, twagira ngo akamukararane. Gusa nimwibagirwe gukora subscribe, like, share and comment, musangiza bagenzi banyu. Shalom shalom, ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom.